Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye, niba nijoro ujya uryama ukabona uri kubira ibyuya byinshi nta mpamvu, ndagira ngo muri iyi videwo tuvuge ikintu cyaba kibyihishe inyuma, kubera ko hari igihe ubira ibyuya nk'uko nguko ufite uburwayi bukomeye mu mubiri wawe utazi, burimo kanseri zitandukanye, burimo kuba isukari irimo igabanuka cyane mu maraso yawe, bityo bigatuma byaba ikimenyetso gikomeye cy'uburwayi bukomeye bushobora kuba bwihishe mu mubiri wawe. Tugiye kuvuga rero impamvu zose zishobora gutuma uryama nijoro ukabira ibyuya byinshi, hanyuma tugende tunavuga uko wabigenza mu gihe ubona icyo kibazo ukigira cyangwa se ukunda kugira icyo kimenyetso cyo kubira ibyuya byinshi nijoro. Ngiye tugiye kubana muri iyi video, ndi Nathaniel Fiabora, gushimira cyane kuko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ujye wibuka nyuma yo kureba video ukore like, wandike igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma nyuma yo kwandika igitekerezo cyawe muri comment ushobora no kureba ahantu rwose hari like ukahakora, tukajya tugenda tubona uko wagiye witwara mu kureba video. Biba ari iby'ingenzi cyane. Mboneraho guha ikaze umuntu ubanye natwe ari ubwa mbere kuri iyi channel. Tubinyuzaho ibiganiro bitandukanye ariko byibanda cyane ku buzima, uburyo umuntu akwiye kwibera muganga ku giti cye, aho tukurangira ibimera by'umuti bishobora kukuvura uburwayi bukomeye mu mubiri wawe, ndetse ukaba wanafasha abandi bantu bagenzi bawe bafite ikibazo cy'uburwayi kubera ko uba wabikuye kuri channel yizewe. Ikindi kandi ni uko dutanga inama ku mirire ndetse n'iminywere, ibyo urya n'ibyo unywa bikakubera umuti, aho kugira ngo urye unywe hanyuma bibe byagira n'uruhare mu kukwangiza, aho ushobora guhura n'ikibazo cy'uburwayi cyaturutse ku mirire wariye amavuta menshi urarwara, wanyweye umunyu mwinshi urwara umuvuduko w'amaraso. Ibyo byose tugenda tugufasha kugenda umenya uburyo ukwiye kwitwara. Kora subscribe nurangiza ufungura akazogera, igihe cyose dushyizeho ibiganiro uzajya ugenda ubasha kubibona. Ikaze. Ubundi mu busanzwe umuntu ashobora kuryama akabira ibyuya nijoro biturutse ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Impamvu ya mbere ishobora kubitera rero buriya kenshi, impamvu dushobora guhuriraho twese muri rusange, ushobora gusanga uryamye wenda ahantu hashyushye, ni urugero, cyangwa se tugeze nko mu gihe cya kirima ishyushye, ugasanga mu gihe uryamye rwose ukabona ibyuya byinshi birakuzamukaho, ukaba uryamye ukumva amashuka waryamiye yamaze gutoha. Akenshi hari igihe usanga biturutse nko ku kirere, kirima, cyangwa se uburyo uryamye ahantu hashyushye. Ibyo bishobora kubaho, ariko mu gihe bikomeye cyane rero ushobora kubiterwa n'uko ari stress ndetse n'umunaniro ukabije wagize. Buriya umunaniro ukabije, umuntu ufite ikibazo cyo guhangayika, umuntu ufite ubwoba cyangwa se ufite ibitekerezo byinshi ari gutekereza muri iyo minsi, umubiri ushobora gukomeza gukora cyane n'igihe umuntu asinziriye, bityo ugasanga umuntu ari kubira ibyuya byinshi. Indi mpamvu ishobora kubitera ni indwara z'ubwandu, indwara ziterwa n'ubwandu. Kuko hari igihe ugenda ukituriza ukavuga ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ugasanga icyo kintu ni ikimenyetso kikubwira ko ufite indwara mu mubiri wawe z'ubwandu, indwara nka virusi itera sida, igituntu ndetse na malariya. Izo ni indwara rwose ushobora kuba ufite mu mubiri wawe ariko ntubimenye, ahubwo ugasanga nijoro uri kubira ibyuya byinshi cyane, kandi ugasanga rwose ibyo bintu uri kugenda ubyirengagiza. Mu gihe uzi ko uri kubira ibyuya byinshi kandi ukabona ntabwo ari ibintu byari bisanzwe mu buzima bwawe, mu gihe uryamye nijoro ukabira ibyuya byinshi, ni ikimenyetso cy'uburwayi ushobora kuba ufite bw'ubwandu mu mubiri wawe, ukaba utaramaze kubimenya mbere. Ahubwo ukwiye guhita ujya kwa muganga ukisuzumisha, bakakurebera ikibazo ufite mu mubiri wawe kigutera kubira ibyuya kandi bitari bisanzwe. Izindi mpamvu twavuga nk'imisemburo. Hari igihe imisemburo ihindagurika, imisemburo y'umubiri, cyane cyane buriya abagore bageze igihe cyo gucura cyangwa se menopause, ugasanga habayeho impinduka z'imisemburo, bashobora kubira ibyuya nabo
nijoro mu gihe baryamye, icyo kikaba cyaba ikimenyetso. Bikunze no kubaho no ku bagabo bamwe na bamwe, aho uba usanga imisemburo yahindaguritse cyangwa se imisemburo yagabanutse, bityo ugasanga umugabo nawe ari kugira ibyuya byinshi mu gihe aryamye nijoro. Indi mpamvu ishobora kuba yaba ihari ukuba uri kubira ibyuya, ni igihe isukari ishobora kuba yagabanutse mu maraso. Isukari ishobora kugabanuka mu maraso warwaye iyo diyabete ituma isukari igabanuka mu maraso, kuko buriya diyabete hari ukugira isukari nyinshi mu maraso, hari no kuyibura mu maraso yabaye nkeya. Hari igihe rero iyo ufite ikibazo cy'isukari nkeya mu maraso utangira kuryama nijoro ukabira ibyuya byinshi cyane, icyo nacyo cyaba ikimenyetso gikomeye, yaba impamvu ikomeye ugomba kujya kwisuzumisha bakareba ngo ese isukari yawe imeze gute mu maraso, ntabwo yaba yarabaye nyinshi cyangwa se ngo yarabaye nkeya bibe biri gutera kuba uri kubira ibyuya, usange ari ikimenyetso cyo kuba ufite isukari nkeya mu maraso. Indi mpamvu ni ingaruka z'imiti imwe n'imwe ushobora kubunywa, ikaba ari ituma ubira ibyuya bya nijoro, kuko hari imiti ishobora gutera kubira ibyuya byinshi, harimo nk'imiti y'abantu bafata y'agahinda gakabije, ko hari igihe abantu baba bafite nk'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, hanyuma iriya miti uba ugenda unywa ugasanga nayo itumye wagira icyo kibazo. Indi mpamvu ni igihe ushobora kuba urwaye kanseri zimwe na zimwe, kanseri z'amaraso, kanseri zifata udusabo tw'ubwirinzi bw'umubiri. Izo zose zishobora kugenda zikaba ziri mu mubiri wawe, ariko ukaba utaramenya impamvu cyangwa se ukaba utaranazimenya ko uzirwaye, hanyuma uko kubira ibyuya bikakubera ikimenyetso cy'uko izo kanseri ushobora kuba uzifite. Ahubwo niba ujya ubira ibyuya kenshi cyane, tera intambwe hakiri kare ujye kwisuzumisha, kubera ko cyaba ikimenyetso mu gihe uzi neza ko ahantu uryamye hadashyushye cyane, mu gihe uzi neza ko nta stress ufite zikabije muri iyo minsi, ariko ukaba ubona ibyo bintu bikubaho mu gihe uryamye nijoro, imyenda wiyoroshe iyo uryamye ukumva yatose, nawe ubwawe ukabona nyine wagize ibyuya byinshi, hihute ujye kwa muganga bagusuzume bakurebere ko nta kibazo. Ikintu gishobora kuba gihari cyane ni kuba ufite indwara z'ubwandu zirimo sida, zirimo malariya, zirimo igituntu, cyangwa se ukaba ufite ikibazo cyo kuba isukari yaragabanutse mu maraso, ukaba ufite ikibazo cy'isukari nkeya mu maraso. Ikindi ni uko ushobora kuba ufite kanseri zimwe na zimwe mu mubiri wawe, ariko ukaba utarabimenya. Icyo uhita umenya ni ukwihutira kujya kwa muganga mu gihe waba usanze ufite icyo kibazo cy'izo ndwara, cyangwa se mu gihe waba usanze ufite icyo kibazo cyo kubira ibyuya mu gihe waba uryamye nijoro. Ni ryari rero wihutira kwa muganga mu gihe ubona ko byamaze kumera gutyo? Iyo ubira ibyuya byinshi cyane kandi ukabona bimaze igihe kirekire, kuko ushobora kugira nk'icyo kibazo ukabira ibyuya ejo cyangwa ejo bundi, ariko mu gihe ubona ko bimaze igihe, bimaze kuba rwose ibintu bigiye kuba nk'akamenyero, jya kwa muganga. Ikindi kandi hari igihe usanga uri kugira icyo kibazo bigaherekezwa no gutakaza ibiro, ukabona uragenda utakaza ibiro, umubiri wari ufite ukagenda ugabanuka. Ihute ujye kwa muganga bakurebere uko bimeze. Ikindi kandi mu gihe wumva ufite n'umunaniro ukabije, ukumva ukunda gucika n'intege, icyo nabyo ugomba kwihutira kwa muganga bakagusuzuma, bakareba uko umubiri wawe, ubuzima bwawe buhagaze. Mu gihe bimeze gutyo rero ugerageza gukora siporo. Ikindi kandi uba ukwiye kujya uryama ugakingura amadirishya, ukirinda ko wiryama ahantu hafungiranye cyane, umwuka ukabona ni mukeya. Icyo gihe ugerageza kugenda ubyirinda, ukagabanya stress kandi ugakora siporo mu rugero, ntukore siporo iremereye cyane. Kubira ibyuya rero nijoro ntabwo ari indwara yonyine ubwayo ngo uvuge ngo iyi ni indwara, ahubwo ni ikimenyetso gishobora guterwa n'impamvu zitandukanye twavuze haruguru. Hari igihe biterwa n'ubushyuhe budasanzwe bwabayeho bw'ikirere se, cyangwa se uburyo wakinze inzu, ariko hari n'igihe bishobora kuba ikimenyetso cy'ikibazo gikomeye mu buzima bwawe, cy'indwara zikomeye nk'izo zose twavuze. Niba bikomeje rero cyangwa se biherekejwe n'ibindi bimenyetso bidasanzwe, ni byiza kugisha muganga inama hakiri kare, ukamenya uburyo ukwiye kugenda witwara. Niba wakunze video yacu ukaba aribwo
wari ubonye ikiganiro ikorere like, uyisangize n'abandi babashe kumenya icyo kubira ibyuya, haba hari ikihishe inyuma yabyo. Hanyuma nurangiza wandike igitekerezo cyawe muri comment, waba wagize ikibazo cyangwa se ufite inyunganizi yitwandikire muri comment. Nomero zanjye nzishyira muri description, iyo ubonye hari ikibazo cyangwa se hari izindi nama z'umwihariko ushaka kungisha, urampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp, turavugana bikagenda neza cyane. Abantu mwabanye natwe ari ubwa mbere, mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu tugenda tubagezaho. Murakoze cyane.